ibyo rero nibyo ni nabyo abantu batagira ngo ni ukwifatira muganga APR izavamo kuri rondi ya mbere na Rayon Sport yego na Rayon Sport ivemo kuri rondi ya mbere mwese nka Rayon umaze kuba sanze niyo mpamvu uriya nkana amasezerano y'u Rwanda na Bayern uko bayavuguruye n'uburyo byagenze buryaho nakishimamo twagize abakinnyi bake bashoboraga no gutuma n'abandi badukunda ntibadukinira ku buryo babanye n'igihugu dufite umukinnyi watsinze Real igitego ntabwo mbona Bayern nk'umuparteneri w'u Rwanda ifite inyungu mu kujya kuvuga ngo yahagaritse amasezerano n'u Rwanda sibyo nta nubwo mbona u Rwanda rufite inyungu mu kujya kuvuga ngo hahagaritswe amasezerano yarwo na Bayern igihari u Rwanda rwasabye Bayern yihe mikoranire igamije iki hashize igihe kingana iki iyo mikoranire ivuguruwe amasezerano yongerewe akagera muri 2028 noneho habaye iki gitumye bihinduka none tuzi ingendo za Madame Therese Kayikwamba Wagner mu Budage mu Bwongereza n'ahandi asaba ko iyi mikoranire yahagarara n'u Rwanda icyo mbona ni iki rero no mu Bufaransa hari iyo pressure unyumvira no mu démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. mpitamo kutagira ibyo ndenzaho igihe cyose umpaye amahirwe yo guhaguruka nkitahira yego amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio Radio Diaspora y'u Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda turi mu ntangiriro z'icyumweru turagarutse kuba turi kumwe namwe ntako bisa kubana namwe cyane cyane mwe mwakoze subscribe n'abandi mu bigenze mutyo kuko biratunyura cyane iyo turi kumwe ndi kumwe na Yves Muhemuruge umusesenguzi akaba n'umunyamakuru tubana hano mu nshuro zitari nke kuri One Nation Radio. Yves Muhemuruge nizere ko umeze neza. Ntabwo meze neza gusa meze neza cyane akibazo mfitanye n'abantu n'Imana yabo ubufunze bape niba nta kibazo dufitanye n'abo yaremye ndetse n'iyabaremye nta kibazo dufitanye gushakisha nta muntu ndi kumva dufitanye ikibazo n'Imana ndumva ntacyo yagasana aguhoza n'ibihari bike nibyo mfitanye nanjye ubwanjye nibyo wishinja biba bikaze baye nta bibazo wibonamo biba ari ibibazo tuba duhara ariko natwe twakemuka ibi ni ibyava ku bandi ariko byamvuyeho mba nanabikemura. I agree with you ndemeranya nawe rwose ni byinshi mbafite byo kukuganiriza tuba tuvuye muri weekend burya birimo byinshi ntabwo mbitindaho nahoze ndeba Nzovu bamubaza ku ikipe ya APR yatomboye arabaye ati ikipe yatomboye ngo yaguze umukinnyi wa miliyari 3 ngo APR ngo ufite ihenze ngo ni miliyoni 150 nzarabaye ati izo miliyoni ibarusha zirangana nk'ibitego umukinnyi azabatsinda ariko yatebyaga bya bindi bishye Nzovu ari kubanza ari umureyo umureyo ukomeye kuko nabonye n'abareba bamukoresha mu kwamamaza imyenda yabo mishya imyenda myiza we imyenda myiza cyane icyazayiduha natwe muri gorira cyane muri gorira wazaduha nk'iriya myiza kuri meruka dufana tware doreste gorira ugeze yute koko etwari niyo kwivuko iri ikipe zo kwivuko zifana nyine nk'itegeko nta mahitamo uba ufite ariko iyo uri i Kigali mu murwa Marangamutima agenda gukurura urareba ukareba ikipe hari y'abasiri mu Kigali mu murwa ndi timugorira cyane hanyuma ntabwo tubitindaho ibi ngibi ariko abantu ku mbuga nkoranyambaga bacize ururondogoro bari kusesengura ibintu mu buryo butandukanye barabavuga bati rwose APR yahuye n'uruva gusenya kongera gutombora piramide mu Misiri bareyo bakavuga bati barajya he noneho ko bagiye kongera kugandagurwa
ariko abandi ukunze kubitangaho urugero uvuga uti iki kirahuri kiri half full, abandi baba bati kiri half empty bitewe na pessimisme ufite ndetse na optimism. Hari abavuga ati ikipe ya APR FC, ikipe y'ubukombe mu Rwagasabo ibonye amahirwe yo kwihimura kuko imaze igihe igandagurwa n'iki kigugu cyo muri Afurika. Piramide yagandaguraga APR, piramide itaratwara Champions League, none bagiye guhura piramide isigaye itwara Champions League. Ntabwo mbaciye intege ariko APR izavamo ku mukino wa mbere. Ntabwo ugize ute? Simbaciye intege ariko izavamo kuri iriya raundi ya mbere, ni nako bizagenda kuri Reyo, zombi zizavamo kuri raundi ya mbere. Singidaha hirya kandi none ntanakubeshye bizanshimisha ko zombi ziviriyemo aho, kubera ko bizarushaho kwerekana ko umupira wacu ugifite ibibazo ntaho uragera, birushaho kwereka ba nyiri umupira ibyo gukosora. Kandi iyi APR na piramide ikipe ya mbere muri Afurika, iyi APR nashimangira ko umupira utameze neza, kuko ntekereza ko niyo wafata nk'urugero nka Kongo ifite umupira uzi ubu APR ikuyemo piramide, umupira wacu ufite indi myaka 10 yo gupfa. Ikuyemo ishobora no kwitigira amahirwe yo guca mu nzira none idakomeye nka piramide ikatigira mu matsinda. Celebration y'iyo myaka 10 n'ibindi byaba ari indi bibazo biteye ubwoba. Kandi ngiye icyo ntabwo mba mu mupira cyane, ni ukwifanira Gorilla gusa, nayo ntangiye gufana vuba ko akona ko iri serious. Hari uburyo mbona abandi nyine bagira ayo ma equipe ashobora guhoza hawo mu matsinda, bafite shampiyona zikomeye, bafite shampiyona zifite competition iri fair, ikintu cyitwa fairness kirimo muri shampiyona zabo cyangwa cyenda kubamo. Barakompeta abarabuko bashinjwa gutegura. Reka da uzi ukuntu bigenda. Abarabu ushobora gusanga baba bafite equipe zikomeye, atari equipe ebyiri gusa. Nuko azasanga wenda kubera ko Zamalek na Al Ahly zo ari amaderibi ashingiye ku bintu byinshi, uko gukanirana kurazamo no gutegurana, ariko basi bikarangirira aho hagati yabo. Ure no mu Rwanda yabaga APR yateguranaga na Rayon gusa, bakaturekera la jeunesse, bakaturekera Etoile, bo hagati yabo bagategurana nta kibazo. Bikaruta uzi se ngo byatwikira umupira. Reka APR yakina na Marine isifuri ntihengame, Rayon yakina na Polisi isifuri ntihengame, ntihazimo ibyo bindi byo ku ruhande, umupira ukaburi clean. Twagira umupira wakura, noneho hakabamo nyine umupira wacu bifitiye ibintu biri aho ngaho utamenya. Yewe niyo mpamvu APR itsindwa na Rayon ntabwo bizaba binshimishije nk'umuntu uhanganye nazo mu bundi buryo, nuko bizabyereka abanyamupira ngo ntaho turagera, nimushaka miliyari zibe 100 as long as championnat itaraba competitive. Ariko ubona ari cyo cyagira competitive ku buryo biba shampiyona ikomeye ifite amakipe asohokera igihugu. Fairness. Uzi ibintu twakuraga ababyeyi batubwira ngo mukuru mubi, ishampiyona ifite bakuru babi, uwabanza akayizanamo ikintu cyitwa fairness, ntihazemo ibintu by'inyuma y'ikibuga byo gutegura ntegurira uyugira gutya, ntihazemo amarozi menshi cyane. Kono muri Nigeria na muri Afrika hakazamo Nigeria se nubibona ko bagiye uzi ikintu Nigeria uyu munsi basigaranye, equipe ya Nigeria iheruka ikomeye se ikintu basigaranye. Urumva Nigeria bafite population nini, none baba banafite diaspora nini y'abantu bagiye hirya iyo, bakagira n'uburyo bwo gusohora abana bakiri bato. Bajya n'umwana ku myaka 14 ugasanga Nigeria ifite nk'abana 100 bakaze mu makadema raho, bamwe bagahinduka babyita gute byabi za mbuto zapfuye, ibihuhwe, bamwe bagahinduka ibihuhwe, akabonekamo 10 n'abangahe baba prominent, ba 10 n'abangahe bamwe bakaguduka batararenza 23, batanu bagahozaho bakajya baba imvange nziza. Hari ikipe uheruka ikomeye se muri Nigeria igitwara? Ndi no gushaka izina nari buzi ntayo wabona. Hari ikera hari yitwaga hariya bitaga Enugu Rangers, yagiye imerera nabi cyane za APR. Hari APR yari ikomeye cyane, Bakarikize Olivier. Yego buri APR yo muri 2000 kugeza nko muri 2007 APR yari ikomeye cyane. Hari APR nibuka yaba za 2004 yarimo abitwa ba Tabla Abubakar umugande, yarimo ababa Eric Nshimiyimana, yarimo ba Manfred Kizito, irimo ba Olivier Karekezi, irimo Ntaganda Elias, irimo Jimmy Gatete, irimo Jimmy Mulisa, irimo Mark Silengo. Iri APR yari mbi cyane ariko Bajana wita Kenge 2005
bazanamo ba Bobo Bola nimba ntibeshye cyagiye Sepp Blatter aza mu Rwanda nubwo atatinze Bobo ariko yari yo match ya mbere kinye kandi yerekana ibintu birenze. Ahubwo na ba Bogota bavuye muri Rayon Sport. Bogota ni 2008 ndumva rwigi muri APR 2008. Ahubwo Bobo Bola ni 2008. Bobo Bola yaje Sepp Blatter aza. Bogota kuko nibuka ko hari shampiyona APR yatwaye Rayon bigoranye ndetse urubanganya 2-2. Bogota ari byo wabitsinze bya Rayon byombi. James Kidega yitsinze igitego mu minota ya nyuma. Umva yari 2-7 ahari. Muri bya bihe 2008 ariko naho ngaho kuko nibwo yahise ajya muri inoza. APR iriya myaka yari mbi cyane. Yagendaga ikagura abakinnyi bazima bawuzi ba Lionel Sempre bande. Ariko nyuma irivangira hari umuyobozi umwe waje mu mupira ngavuga uburyo abana b'Abanyarwanda bagomba kujya bakinisha umutima. Muri ibyo bintu by'umutima APR nahitamo ngo Abanyarwanda gusa. Politike abantu bamaganye bakavuga ati nta politike nta mupira urimo nta n'ikintu izamara. Biratinda abantu babyumva too late. Babyumva batinze. Uyu munsi noneho hari muri politike yo gushora ibiceri byinshi. Ahitangiye gushora ibiceri byinshi abantu bahita babishingira inji ya panya. Barabirya nubwo negeze kuri iri kubakanda ntabwo byoroshye. Umuntu wese ariko APR irakomeye hari abavuga batarimo n'umwaka. Kunyura kuri piramide ni ikipe ntekereza ko ikipe iyo ari yo yose muri Afurika yatombora piramide gukomeza biragoye kuko ntekereza ko ni amakipe make yahagarara kuri uyu mugabane wa Afurika ngavuge ngarusha piramide umupira. Piramide ba Fiston Mayele n'abandi benshi bakomeye. Ganza Mayele yaranayivuyemo ahari. Mayele nawe simbizi ariko mperuka sezishize yarari kubatsindira cyane agomba kwigira yarahari. Ngiye ukuntu mba mbitekereza hano muri Afrika umusara amakipe atari piramide gusa APR yatombora ikahita ivuga tubanza ngiye. Itomboye Mamelodi yakishima ngo itomboye equipe nziza. Ntabwo ari ikipe nziza. Itomboye Al-Ahly yavuga ngo itomboye equipe nziza. Itomboye Yanga yavuga ngo itomboye equipe nziza. Yanga kandi ushize barayikuyemo hagi bakuyemo Hazamu. Nahazamu. Bakuyemo Hazamu. Itomboye Zamalek yavuga ngo itomboye equipe nziza. Itomboye Esperance Sportive de Tunis yavuga ngo itomboye equipe nziza. Hari amakipe arenga 10 yatombora ikavuga uti katubayeho banda dutabare n'iby'igikoro tukwa twayivanamo kugira ngo igere ku rwego rwo kuba yayavanamo. Sibyo birasaba kuba ifite champion y'icyaza. APR niyo yabifite abakinnyi beza nk'aba piramide none nako nkagushyirireho bagahura ifite abakinnyi beza nk'aba piramide. Ikibazo ntabwo ari ubushobozi bw'abakinnyi nimba ndi kukumva neza. None se aba bamba bagiye ntabwo yavuye muri Nigeria ari umukinnyi mwiza wubashywe n'iki muri equipe izakina zirige nageze habikanga. Ikibazo cya mbere APR FC ifite cya mbere nta champion ikinamo nta champion ihari kandi APR FC n'abayitekerereza bazagira uruhare mu gutuma iyo champion ibaho. Hahandi APR izagisohoka yanyuze ku icyazo nyacyazo. Apana ibintu byo gutwara champion imyaka 6 nta ugucarenjinga. Harimo na zingaye watwaye udatsinzwe. APR na Rayon zizagira uruhare mu kuzahura umupira. Uwafata abakinnyi ba piramide ku rwego rumwe n'urwa APR bose ugatoranya ukaringaniza byose nubwo bigoye. Aba piramide batsinda ba APR kubera ko bo nibura competition irahari komeye. Ariko siko tubona amashampiyona ibyo rero nibyo ni nabyo abantu batagira ngo no kwifatira muganga APR izavamo kuri rondi ya mbere na Rayon Sport. Yego nayiragenda na Rayon Sport ivemo kuri rondi ya mbere nese nka Rayon equipe yose izajya gukina nishya n'abakinnyi bashyashya n'abakinnyi bashya b'abazungu. Sibya byihoreye ibyo by'abazungu n'ibiki babera n'abirabura baraho. Rega hari amazi wabonye atemba azamuka navuka ndabona nta mwarabu wasa gukina mu Rwanda z'umupira kereke Robin nta mwarabu yandi arakarahari yandi yo kuri Simba Center Kagugu aritera ariko nta maraka kabera tamanuka nta mwarabu waza nkubajije mu kanya tunagira ibijyanye na champion bikomezanya rya ntubihuza nibi by'Abadage bya Bayern n'u Rwanda na Paris Saint-Germain n'iki. Ariko Abadage batanze verdict abantu bari babisobanuye ukundi nabyo wenda bitubwiraho gake cyo nkubaza nashaka no kukomoza kuri Bayern Munich mu kanya mvuga nti ko tujye tubona amashampiyona arimo amakipe imwe iyoboye itera bakikiriza itwara Bundesliga 16 muri 10 na zingahe zimaze gukinirwa ubona ko ari iri muri league of their own ariko bagera no ku ruhando rwo guhangana n'andi makipe
bagahatana. Nose Bayern ntizigatsinda Barcelona ibitego 8 ifite Messi, ntizigatwara Champions League muri za corona. Urebye wenda nuko yari Real Madrid mu gutwara ibikombe bya Champions League, ariko barahari barahatana, bagira kimwe cya kane, bagira kimwe cya kabiri, barayitwara, barimo aho ngaho kandi bavuye muri shampiyona navuga bayoboye bombi. Kuki mu Rwanda aho bitaba kwa Perikazi ikayobora ariko bakanabona na competition ibafasha no kujya guhangana no kuri ubu yari amashampiyona uko ntabameze ntabwo ibyo bintu bihuye, uri kujyanye n'ibintu bidahuye. Iriya shampiyona ikipe ishobora kuziharira, ariko harimo iyo turufu ya fairness. Kandi nabireba iyo Bayern bishobora kuba umwaka umwe kuko igatsinda izo za Barca, igatsinda izo za Real, ariko kubera ko idafite na challenge ikomeye lokali, umwaka utaha bikagorana. Hari igihe uba wabaye umwaka mwiza n'iki, ariko kwaguhozaho. Nzaguhereza urugero, uzareba ama ekipe yo muri Espagne urebe nayo mu Bwongereza, muri izi ligue ahora ari favori. Kubera iki? Shampiyona yabo ako ka fairness baragasangiye, ariko nibura competition ibiri tough, cyangwa se navuga ngo muri Espagne no mu Bwongereza competition iri tougher than hariya hasigaye. Hari ushobora kwita zenguruka akita kubwira ati none PSG yazararitse yo competition imeze gute hariya. Birenda guhura na cya kintu nakubwiraga noneho cyo kuvuga ngo umupira ako kantu ka fairness kaje, ariko urimo n'abantu bawuzi, none bitondeye abantu bigiye ku bindi bintu bari bamaze igihe bakomanga ahantu byanga, bakagumana certains éléments zizi bya bintu no bakazanamo abandi bantu bashyiramo ibirungo bitari bihari. Ikiriya cya Paris Saint-Germain navugaga cyayigoraga mu buryo nk'ubwo nk'ubwa Rayon Sport igiye kugorwa nayo, ivanamo amazina, isigamo ba bantu bakorera ekipe, ishyiramo noneho impano, sibyo? Abo bantu ngo ni ba Desire, nimba ari Desire Dadu, nimba ari Duwe n'aba Brokora, ukabona n'abakavara, ukabona abantu ni bato ariko bameze neza. Twebwe ko umupira wacu uba wimereye ukuntu gutyo nyine, abakabaye bawutangamo isomo ari bo wagira ngo nta kintu bibabwiye, tuzajya nyine babiba igipindi bakubwire ngo amatsinda ugire barayakopa. Rayon Sport ugiye kuyibara uno mwaka hera mu izamu, nta munyezamu uzaba uyirimo wigeze ayifatira mu mikino mpuzamahanga, sibyo? Nta n'uzaba yirimo basi wari umunyezamu ubanzamo muri shampiyona umwaka ushize. Nujya muri defense nta mukinnyi uyirimo wayibanzagamo muri shampiyona umwaka ushize. Yatangiye kuri kabiri habanzaho Fitina Ombarenga, yagiye muri APR. Serumogo hari uyu munsi wabura ngo uzaba ukina kabiri. Serumogo yakinaga muri Sunrise, ikina mu cyiciro cya kabiri Rwamagana. Njyewe niga mu wa gatatu secondaire chef, hashize imyaka 12 ndangije secondaire. Sibyo? Afite imyaka 13, 14. Ntacyo nashaka yari afite 9, nta kibazo mfite ku myaka. Abantu basigaye batangira umupira bakiri kare, my friend. We n'uyu Eric Ngendahimana ukina muri defense ya Bugesera. Ngendahimana kirege bamwitaga Kagere, yari umwataka. Azi n'umupira yataka byo baje kumujya muri defense simbizi. Uwo ni uzaba ari byiringiro bya Rayon. Imikino mpuzamahanga muri club nta yarakina, ntayazi. Nujya kureba ngo kuri gatatu bafite umurundi nabonye ntazi ibyo yaje mino, undi mwana yitwa Fabrice nawa muhungu undi w'ibibaraga. Abo bose uretse kuba ari nabashya nta uri musanzwe amenyereye ibyo bintu. Nujya muri Axe wenda ushobora kuvuga uti nibyo, ariko na bibyo by'amatsinda bashaka ntawe ubizi. None bavuga utemeri yabaye umukinnyi mpuzamahanga nubwo nawe banavuga atamaze kugenda, ukavuga uti wenda Senegal 2011 ukavuga uti Mabure yafite icyo kibaraga n'ibiki ukagira iki, ariko nabo hakazamo iki, bose ni bashya. Naye Mabure mwita mushya kuko umwaka ushize se yarakinnye, yarahari byaheze mwita mushya kiri imikino igaye kwa gushwana. Bose hajye kwitureba Emery mushya, uyu munya Senegal ntaraza. Wari uhari umwaka ushize, ugiye hagati wa Bedi umurundi ni mushya, Richard uyu murundi sezishize nibwo arakiva mu magaju, niyo revo y'amagaju muri Rayon naho itari ifite ikikora. Ayo marushanwa ntabwo ari revo amenyereye. Nujya ataka inshuti yanjye Habimana Yves warangiza umuntu ukatumubwira ngo amatsinda yaheze. Uzi ko ari wowe musesenguzi wenyine ushobora kuza mu kiganiro akifatira mu gahanga Rayon Sport, akifatira mu gahanga na APR, undi abantu barebera ibintu ahirengereye bagena amarangamutima y'uvuga ari bitewe nuko avuze indi kipe, ariko yavuze yombi
ubu ngubu badukonfusing zombi ntacyo zizadufasha ntacyo rwose ntacyo cyo ko za peri yo kuvumira itararenga si ya pessimisme twahereyeho ndakurahiye cyo ko za peri yo igize amahirwe amayerema ifite amwe afatika ikayagumana umutoza ntimuhindagure kuko nabyo birica basezerera piramide oya kandi amatsinda wenda nka nyuma y'imyaka 3 yazayajyamo 3 cyangwa 2 ako so nta yindi nzira banyuramo itari uraje umbwire ngo izo za nzira zo muri shampiyona ya hano kandi zo ntabwo hariya zikunda hariya basanga bazirushwa nka za Mutibo Sugar baziduhaye ikipe y'u Rwanda ntiyakomeza. Tanzania ni 3 ni Simba ni Yanga ni Rayon Sport yatomboye Azamu ntabwo izasohoka nimba Singida Mutibo Sugar murahurira hehe rero muri gushaka murandenge muzahurira muri Sekafa ntabwo ibintu by'umupira wamaze kuba science wamaze kuba science niyo mpamvu uriya nkana amasezerano y'u Rwanda na Bayern bayavuguruye n'uburyo byagenze buryaho nakishimamo biraruta Visit Rwanda ya ntabwo Visit Rwanda ibyo birazana n'amafaranga ariko ngiye nakubeshye uburyo nifuza umupira wacu uburyo mbitekereza nifuza kubona tugira impano zisohoka ariko zinafitanye igihango n'igihugu kuko twagize abakinnyi bake bashoboraga no gutuma n'abandi badukunda ntibadukinira ku buryo babanye n'igihugu dufite umukinnyi watsinze Real igitego u Rwanda Gasana Meme Mohamed Kitakina muri Racing Santander Real yayiteye penalty ijyamo Casillas ntiyayifata baye top scorer muri za Standard de Liège mu Bubiligi inshuro zingahe bayita Jupiler Liga ariko nigeze akinira u Rwanda kubera iki nyine uko bamufasha ari hano mu Rwanda uko ibintu byamugendekeye n'ibindi hari n'abandi ubusanga afite nka nyina w'umukongomani na se w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyarwanda nyina w'umukongomani ariko igihanga afitanye n'u Rwanda kimeze gute cyamusunikira kuza gute dukeneye kugira za mpano zifitanye igihango n'u Rwanda gifatika nk'uwo mwana uba yakuriye muri Academy ya Bayern hano mu Rwanda ejo ushobora kujya no gukina Bayern nkuru cyangwa ugakinira Mandiyo dufite abakinnyi 20 nkabo izi shampiyona eshanu zikomeye byatuba ari 10 tukaba dufitemo abakinnyi 20 uzi icyo bavuze kuri GDP y'u Rwanda uzi noneho abaza gusura u Rwanda kubera abo bantu bitanarindiriye ko bambara Visit Rwanda utabaze bo gusa none bari inshuti zabo bara nk'umunsi bategura nka All Star mu Rwanda bari umunsi w'u Rwanda none u Rwanda avuga ruti nibi bikipe turabyihoreye tugiye gukorana n'abana bacu bagiye batuvuga ku mbuga nkoranyambaga zabo gusa akonze mbaga ifite abantu bafite abafollowers benshi byakuzamura cyangwa bakakumanura babakobwa ntibaburiye iri hoteli bati dufite abantu miliyoni ntibabikoze se 6 gusa baturitonde ntibabikoze none hibaze wifitiye umwana w'umukinnyi ubanzamo muri Maniyo imeze neza ufite undi muri Barca ufite undi muri Real ufite undi muri PSG none ufite n'abandi bari promising bari kuzamuka nkuko uyu Gicoresi wa Arsenal ariko ni Gyökeres iyo ubundi bavuga Gyökeres ariko nabonye wanone ashobora kuba ari mubi cyane oya ntago ari mubi Gyökeres ni mubi cyane ugangarakaze mwegeranye cyane Gyökeres ni muzima haze nkuri yari impano yacu ari hano reba uburyo yatinze mu itangazamakuru bamusakuza uzi inshuro u Rwanda ruba ruvuzwe bango nindi Visit Rwanda mu yindi sura nje nshyigikiye ko umunsi umwe na guverinoma izicari nibishaka ishyire academy iterwa inkunga na guverinoma imwe cyangwa ebyiri none nibi by'umuziki nubwo abanzi bacu bamwe bananiranye nabyo babiteremo inkunga tubone David w'umunyarwanda tugira iki ko nibarindira ngo izi mpano ngo zazamukiye kuri nkuye mu rugiye official niki reka tuzaye tubashyiriraho ibirumbo hari abana bamaze kwerekana ko bafite impano zabo mpuzamahanga kandi iyo mpano ibara amafaranga nimba umuntu nka David kwanza vuga kuri Diamond Kadinoze mbona imyenda yari yambaye outfit yose bari kuyiha agaciro inkweto pantaro ikoti ingofero rinete mukandara bihagaze miliyoni 330 z'amanyarwanda ibyo yambaye uko wambaye sibyo twifitiye ba Diamond 3 mu gihugu umuntu uza kwambara gutyo net worth ye bari ikintu kinini kuri GDP gihugu yo twiyerekanye ko twifitiye abantu bafite impano ariko ntiyaraboneka strategy yo kuboostinga abo bantu muve kuri abo ba Melody na Debeni nabo ndabemera ndanabubaha bafite impano ariko igihe tumaze turi kubona ko sinzi niba nabo bakenera izo mbaraga hari aho byagera harandi bana bazi kuririmba indimi mpuzamahanga neza bafite impano bateye ubwoba ba Mike Yehura ba Kivumbi
bararirimba neza. Mike Kayihura, Kivumbi, aka kana k'Irwamagana kagiye muri Canada bakita gute, bakazi Mucambo, k'agakobwa kanonse gacuranga gitari n'imoso, gafite indirimbo yitwa No Offense, Gaju Rita Gaju. ufata rufa rwirangira ajya muri Taska Project Fame. Hari umuntu wigeze akora muri aka karere, umuntu wigeze adawutinga ku mpano ye? Abadawutinze impano ye n'uwazura Iva Buravani. Impano zirahari, ariko n'ibyikomereza gutyo tukabibara mu bindi bintu. Yemba numva hari Visit Rwanda mu bihe biri imbere, hari abantu bayamamaza tutabishyuye. icyo uvuga ni ukuri. Genetics zo n'umukuru w'igihugu yagerageje kubigarukaho muri Chance of Africa, asobanura cyane ku bijyanye n'impano, ko ari ikintu umuntu akurikirana kugira ngo kigereho kigera, kuko genetics turazifite. Genetics z'abanyafurika naho zitandukanye za LeBron James, ahubwo wenda cyamufashije ni infrastructure na environment imuri hafi, bituma, kuko hari n'abantu benshi bafite na genetics zimeze neza kuruta n'iza LeBron James, ariko batageze ku kigero nk'icye kubera ko batabonye ayo mahirwe, batabonye n'abantu babishishikariza banabe bakundisha. Icyo uvuga nicyo, ariko ntekereza ko hari ibikorwa, no se hari ibikorwa remezo byinshi byubakwa kugira ngo bizamure izo mpano. Ntabwo ibikorwa remezo, ntihari BK Arena abantu ntibajya gukina, ntihari ibibuga ba Kawaii ntumuzi, basketeri w'ikiganza kinini. Igizayo njugunyira ibyo wimbwira ngo niba twavugaga bino byo kuririmba. BK Arena ni ahantu habera exhibition, impano yeze, sibyo? None dufite hehe ducraftingira impano? Tara amashuri se ku Nyundo, bana ntibiga bakaza bakamenagura bakora umuziki uryoshye. Ni ishuri rimwe. Muri weekend ndi muri concert y'umuntu witwa Kenny Mirasano, sinzi muzi. Ndamuzi cyane, aririmba neza cyane. Ndamuzi, ni rimwe ntabwo rihagije. Ariko none aryo utekereze ngo kuri production, yuzi ko umuziki w'umunyarwanda ubushize cyagiye hari bya bintu zampaka za Tom Close n'ibiki. Nafashe umwanya wo kujya kuganira n'abantu bazi umuziki. Mu Rwanda ikibazo dufite cya mbere ntabwo ari abantu bazi kuririmba. Dufite ikibazo cyitwa production. Abantu batunganya umuziki ukuntu biyongera umunsi ku munsi, baduha indirimbo zisanzweho ariko zibishye kurenza izari zisanzweho. Dufite amashuri angahe yakigisha abantu production? Uzi iyo mvuga icyo kintu ngo leta ngibishoyemo no gufata abantu nka Element werekanye impano, ariko still ugifite ibishishwa duha, sibyo? Yerekanye impano, hari byiza yakoze yanakora, ariko still nyine hari cyari mutwe tudefo tw'ibishishwa, kandi nibwira ko bituruka ku bumenyi buba bwagonze limite. Tukona nk'igihe kimwe dufite nk'abanyamuziki 5 bagiye kwiga umuziki hanze ku ikofi y'igihugu, tukabona dufite abana bagiye kwiga umupira. Uri kumva ingingo yo kohereza abantu kwiga hanze umuziki banza yararangiye. ubwo ugiye kwitunza ntabyo nzanye, ntabyo ngongesheje hanze. Oya, ntabwo jewe icyo ndi kukubwira nuko bahari ishuri abantu bari kwigiramo mu Rwanda. Oya, wibigongesha ahandi. Ari igihe umuntu ashobora kuhombera igihugu ari umwe, ntabwo igihugu bikibuza guha abandi amahirwe. Uragerageza ugaha abandi amahirwe, ahubwo nyine nakubwiye ka kantu k'igihango n'igihugu. Umuntu avuga ati ndagiye ariko ndagaruka. Sinzi marabonye ibyo mvuga igihango n'igihugu, abonye nk'aba diaspora b'u Rwanda. Nge nshimira shize nabonye PM akiri ngirente, ariko bizatwara igihe kwishyiramo iyo transition ya PM akiri PM akiri nduhungire akiri ngirente. Sorry, akiri ngirente Dr. Edward. Narebye yerekana remittance kuko abadiaspora bari patriotinga bakafata yo bakoreye hariya bagashora mu Rwanda. Ndeba ubwinshi buhari. Buriya biriya bituruka ku gihango yumva afitanye n'igihugu, bituruka ku kwizera ko ibintu bye biri safe iwabo, sibyo? Bituruka ku by'igihugu cyamukamiye akavuga ati nubwo nagiye guhahira iwacu ntabona ibihagije, ariko ntabwo igihugu cyanjye cyanyemye cyari cyakoze. Nizo mpano tugiye tuzohereza nyine. Uyu munsi hari abajene benshi bafitanye igihango n'igihugu. Nibwira ko abapeti bafite imyaka 30 cyangwa tubari abantu bari mu generation y'imyaka 40 kumanura, abenshi bafitanye igihango cyiza n'igihugu, sibyo? Yego, abo bantu rero kumwohereza avuga ati wow, none ni igihugu kinyohereje. Ejo niyo investment nakubwiye ngo Oxfam yarabitweretse ejo bundi 60% by'imirimo y'ahazaza zabishingiye ku mpano.
twe dufite izihe mpano zirera izihe mpano. Icyo cyo nuvuga ni ukuri, iyo unabisuzumye ukareba no mu bihugu biteye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari nk'ibyo uvuga byose bikubiye mu kintu bita ngo ni creative industry, uruganda rw'impano. Reba Nigeria aho kigeze icyo se, bigarurira igihugu, ni ukuvuga ngo muri GDP ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya triliyoni hafi 27, impano zifitemo 11%, ibaze 11%. Ya miliyari 28, ubwo niko ubukungu bwo busigaye bungana. Ya triliyoni 28, ubwo 11% ni hafi triliyoni 3. Yego. Ujye mu Bufaransa nubwo bo bibiza mu rukozasoni, uzi filime z'urukozasoni mu Bufaransa amafaranga zinjiza muri GDP y'igihugu, sibyo? Ndetse niba ba mbere burya uzareba amakuru urebe ngo binjiza amafaranga binjiza akujya kenshi ingengo y'imari y'u Rwanda, ava kureba ayo mashusho y'urukozasoni n'ibiki, ibiceri biba ari byinshi, ni uwo muvuno wabo bahisemo. Izo mpano rero ubwo twabihereye kuri za peri na za reyo zacu nizo zikwiriye kutuzahurira uyu mupira. Mbere na mbere ngewe nzishinja ko zafasha kwiga umuco mwiza wa competition, fairness. Ugutsinze akagutsinda bimerita kurusha, kandi nibashaka bibane bo babiri. Ase ubundi biriya bikipe bibiri ko bikomeye, ariko niyo mwavuga ngo muguru umukinnyi ukomeye mu Rwanda na hehe, hari ikipe yabasha kuzana umukinnyi uruta biriya bikipe, bivuze ngo n'ubundi niyo hajyamo fairness, amazi yakomeza atemba agana aho atembera. Kimara se uzaba uri Liverpool amaze amakipe, utsinde Man U, utsinde Man City, utsinde Arsenal, ugwe kuri Burnley cyangwa ugwe kuri Watford, ariko aha hari ibintu bigera bikamera nko biri automatique, amanota kuri equipe azwi kagomba kuhava kuri riyazwi, cyangwa ukamenya ngo kanaka yahamagaye, izo telefone zivemo, uwo musifuza akora akazi kuko yakwize, niyibeshya bakibya kibye atarabigambiye. Noneho bagera igihe nyine yavemo utwo tuntu dutoye tw'utudeshe, umupira urazishinga abantu, nimba rujya kuwukugura abe ari parimilita. Akibaze hano tugira ngo ari kaperi ndi kuyizonga igihugu, tuzi discipline ingabo zacu n'uburyo ari intangarugero mu bintu byose. Amambere tukumva ngo abantu barafunzwe muri iyo ekipe bazira gutera cyangwa se gutuma ekipa bahanganye akinyi bayo barya ibiryo bishobora kubaca imbaraga. Ibyo ntabyumvise, sibyo? Ntaho bitaniye no kuroga. Ejo ukajya kumva abandi amafaranga yanyere yagiye ku ruhande, none bikajya no mu kugura abakinyi, hakaba none n'ibindi bishobora kuba bidusange. Ibyo bari giseba abayobozi ba APR mu cyubahiro tubagomba bukwiriye kwanga, ati ibintu mu ikipe yacu biranze, ahubwo n'ahandi kuko ubwo bushobozi bari bufite n'ahandi byaje bakabahana. Abareyo ntabwo dukwiriye kubona ngo kwa ko ngo natwe hano ngo hari umusifuzi wahushye mu ifirimbi atari guhuhamo cyangwa wanze guhuhamo aho yari guhuhamo, kadushaka uburyo natwe kuri yazaduhuhiramo gutya. Ibyo bintu mpamvu bibumba mvuga ni bafite izo nshingano, kuko Ferwafa means nothing imbere ya APR na Rayon. Hariya bayita gute ngo ni League what, Rwanda Premier League means nothing gutyo. Izi nizo ekipe zitukwamo nkuru, no tukazasigara dusenga ngo nibimara kugenda gutyo na polisi yiyumve nkaho ari polisi atari umurinzi wa APR na Rayon, na Kiyovu wenda izuke, na AS Kigali izuke. Mukuru ndayishima buriya, mukuru nyishima kitagiberereka, itsinda APR igatsinda na Rayon, ntabwo ifite iyo ikorera niki ibaze, kuko nka mukuru hari igihe rikomeye za 2005 nimba ntanibeshya, Rayon Sport ku gikombe cy'amahoro finale, wanzane Cox Muley kinaga inyuma avunika, imyaka nyaba bakinaga kuri gatatu, banze ari mukuru bari bahuye finale y'amahoro. Nyuma yaho yakomeye twa dufite nk'izo ekipe 6 zikomeye, no twa tuzi ngo dufite izindi ekipe zizwiho ko zizamura abakinyi zikagurisha, ariko apana kuberereka. Tukamenya ngo iyo ni inshingano tuzi kuri Marine, tukanayimenya kuri wenda Bugesera, tukaba tuzi ko Beti Noir yayo ma ekipe akomeye ari ekipe yenza wenda Rwamagana City cyangwa iki. Noneho competition tukaba tuzi ngo igikombe APR bigihanganiye na Rayon na polisi na Kiyovu na AS Kigali, ariko nkuko bisanzwe iteka APR na Rayon bari abafavori. None zo zamara championnat amara kuba fair, harimo ko gukubana, harimo uburyo bwo kuzamuka neza kwa n'abanyarwanda. Kugira favori nta gikuba kiba cyacitse, kuko no nta kibazo no mu Bwongereza
igikombe kijya gutangira tuvuga ati ni Man City tu. Yego ibyo byo nta kibazo kibirimo. Noneho iyo competition yamara kuba fair gutyo kagira igihe APR kavuga iti noneho hano competition barancalenginga ko City ntibanshobora ariko nibo bamfasha gutyaza abantu banje kurangara gato ndatsindwa uramara sezo zingo twara igikombe udatsinzwe byamera gutyo ku ruhando mpuzamahanga handi kubera ko harimo n'uburyo abana bazamuka ari n'umukinnyi uzajya avamo icyuho kikazamurwa n'indi mpano yacyajwe abantu batatekerezaga. Apo tuzabona abakinnyi basohoka benshi tangiye tuna abakinnyi bagurwa miliyoni 100 tangiye tuna champion icuruza atari uguhomba gusa champion yakirahombya si gushora. APR Rayon na Police nibwira ko ingengo z'imari zabo bose zirenga miliyari ku mwaka batanira ibikombe byombi bateranye ntibivemo miliyoni 50 champion n'igikombe cy'amahoro wajya kubara recette zavuye kuri stade Rayon Sport nibwira ko ari equipe yinjiza amafaranga menshi ivanye kuri stade sinibwira ko mu mwaka yarenza miliyoni 500 sinzi ko yanazibona wenda kubera Rayon Day n'iki bashobora gusaguramo 150 n'iki gutyo wajya kureba barakorera iki ahandi ibyo barabirenze niyo mpamvu bazavamo ku mukino wa mbere bazavamo ku mukino wa mbere gusa igihari nuko ibyo uvuga byo bifite ukuri guhari nuko bibonanye na argument nziza ariko nanone ntabwo wakirengagiza ko hari biri gukorwa none se hari igihe habayeho amakipe y'abana under 17 bakajya no hanze bagakina sara abakinnyi bazamukiyemo uri amakipe se bayemeye bayisenye nyuma sabo bagiye bazenguruka nyuma bagiye kajya no muri Gasogi nyuma kayibasi hindura tujye ku bindi kongo hazamukiyemo hajya muri Gasogi narindi kuvuga nyine bajya no muri za Gasogi bajya no muri Rayon Sport bajya no hanze uwo mupira wacu abo bana bari bakeneye suivi. Icya kabiri iriya yakabaye itarabaye projet ya nyuma twakabaye twarayifashe nka projet pilote nyuma iyo songa yagiye kuko bariya kuva bari imfura z'isonga byashoka ko hari amakosa yari yarabayemo atatuma bajya muri za Chelsea bajya no muri za Man U bajya na hehe. Igikombe cy'isi cya 2011 cyari cyatweretse ko ari ama equipe yabifuje ireba Butera Andrew za Chelsea zarabifuje hari na Ndatimana n'abandi n'ibiki ntibyakunda. Amakosa ya mbere twari twakoze kwa bariya abana harimo abana bakuru mu myaka bagiye muri academy bakuze sibyo ntabwo wambwira ko Faustin Usengimana yagiye muri academy ari umwana yarasanzwe abanzamo muri Rayon icyiciro cya mbere warubizi se ko yakinaga mu cyiciro cya mbere muri Rayon abanzamo iyo ntago ariyo ngingo agenderaho yonyine rusuye Yamini na Mari ntahetse Barcelona ntiyabanje ubu ni wa mwana bava kuri aba bana bavukiye kwa muganga Shifu nukafata abantu twavukiye Ndego cyangwa cyabajwa bakatujyana kwa muganga no kutwandikisha twaravutse kera Yamini hazwi yavukiye n'ibikino ku ibintu byari bimeze niyo mpamvu bari harimo abibyuma byarutse niki hari igihe ureba ukavuga ngo uwo muntu basi unatoranyije akuze gutyo mu mupira utangiye ryari none twashoboraga kubyigira isomo tukavuga ngo iyi songa igiye kuba projet y'imyaka 30 kandi ubu none tugiye guhera ku bana b'imyaka 11 abana b'imyaka 11 turabategurira igikombe cy'isi cy'abatarengeje 17 kiri mu myaka 6 iri imbere bakareba abana bavutse neza kanza bakamenyera bararya iki havemo bafite ibizigira bameze nka mucambuzi bariga bate iriya songa uzi ko uzabambwire ngo ababonye diplome ku gihe cyabo bari bangaye mbarwa sibyo niyo kurikiranya amakuru none bitabweho ku ishuri bitabweho ku mirire bitabweho kuri discipline havemo ibitumbwe n'ibihuho bingahe agira abazamuka none babana uzasanga munsi hari abandi babasimbura nta academy nimwe ku isi iproduiza abakinnyi 10 b'abahanga ku mwaka ntayo rukivuga Ramazi ya nikaze ngaho mbwira nyuma ya Sufati waje nawe akahita apfa bidateye kabiri si Yaminuje Yamin abandi nabasanzwe bakubarsi ni beza yego nawe bitabakasado bamakasado ariko ni beza ufata n'urugero za Arsenal kugira ngo uzabone umukinnyi uzamutse mu baba bakinnyi bose avamo nka bane batanu niyo mpamvu rero nk'isonga ntabwo yari ihagije cyari igitekerezo cyiza yari ide nziza yakabaye ibaho ariko ikagira iziyunganira twakabe tunafite kwanza nk'amasonga 6 mu Rwanda abandi bari bakoze amashuri y'umupira w'amaguru nka Seke Academy iri ushobora gusanga impamvu babireka ari uko babonye nta musaruro bitanga yego bakareka kubiryamaho none nta musaruro bitanga ari impamvu nakubwiye ngo iri yari projet za APR nazo zifite utudemi banakina mbere barabanza bagakina amakipe agakina amajunior kuki byavuyeho ushobora gusanga nta musaruro babonyemo uzizo junior icyo twabonyemo twazibonyemo Kanombe twazibonyemo Jamali
twazibonyemo Alipe Majyambere, twazibonyemo abakinnyi batandukanye, sibyo? Twazibonye ngo Hegman ngo Mirakiza, twazibonyemo kandi ubwo bwari bwo buryo buhari. None bazi iyo hari izo junior, hari za pipiye, hari minime, hari iki zose, hari n'utudemi dutandukanye. Hari umupira urapfira ahantu henshi. Ku ishuri wiga primaire, subiraho wize primaire nimba arize muri leta, mubwire ko ikibuga mwakiniragaho kigihari, ko kitubatswemo andi mashuri. Hari ahandi hakaba harimo indabyo, abantu bazakinira he? Ariko se nanone ntabwo uzi ko Masiro yadukoreye irarusha ubuzima. None se ubu nanone ko umuntu areba ikikenewe cyane, abantu bakeneye kwiga. Kandi igikenewe twabibonye ko impano bitakiri kwishimisha ari business. So uzumbarira icyo impano zivuze ku bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri hejuru cyane. Si wowe utubara uko icyo zivuze ku bukungu bwa Nigeria n'ahandi hose bafite impano zikaze mu bukungu zishyiramo contribution. Ubushize turi hano naguhaye urugero rwa Sadio Mane. Ubaza uruhare rwa Sadio Mane wenyine muri economic development ya Senegal mu gace abamo. Hari n'ibihugu hano mu karere ushobora kubaza nka guverineri umaze imyaka ingaha ayoboye intara akabona izo mpinduka ntarazizanaho ku muntu. Icyo kintu cyitwa impano turagikeneye. None tukagira iyo shampiyona yo kuzityaza no kuzisiga ibirungo zigasohoka zikagaburira igihugu amafaranga n'ibyishimo. Ibyo birumvikana. None se ubwo ibyo ngibyo kuba dukeneye impano ni ikosa rite rya Rayon Sport cyangwa APR? Nakubwiye ko bakabaye babigiramo uruhare, ntabwo ari bo bonyine, kuko nakubwiye ngo Ferwafa nta kintu ivuze na Rwanda Premier League nta kintu ivuze imbere y'izi APR na Rayon. Izi zayikoresha zabakoresha abo bose. Zijya zifatira ibihano nka Rayon Sport cyangwa APR. Izo nzego babona kizivuze imbere y'ayo makipe. Izi nzego nizo zinfluencing uko umupira ugenda mu Rwanda. Nyine izi ekipe zombi. Abazirimo yani n'uburyo zikunzwe, abanyarwanda baziyumvamo, batanze urugero rwiza abandi barukurikiza. Rwanahinduka igisobanuro cy'uko umupira umeze. N'umupira muri rusange ariko uw'amaguru. N'umupira w'amaguru. APR na Rayon uzagira uruhare mu gutuma uba muzima. Icyo cyo ndacyemeje. Ntabwo twasoza twakomeje ku by'imipira n'umukino, ntakubajije kuri ibi bya Bayern Munich bikomeje bavuga ko ari projet nziza hanini ishingiye ku guteza imbere impano, ari nabyo bishobora no guteza imbere u Rwanda cyane cyane mu bashaka kurusura kuruta na Visit Rwanda. Ariko kubivuga siko abandi babivugaga bikiza. Nasomye kuri za BBC yabaye mu Kinyarwanda ndetse niyo mu Cyongereza bavuga ko nyuma y'igitutu Bayern Munich yahagaritse amasezerano ya Visit Rwanda. Ku binyamakuru nka Reuters babisobanuye uko nguko, ariko ku rubuga rwa yaba rwa RDB ndetse na Bayern babisobanura ukundi, bavuga ko ya masezerano yakomeje mu wundi mujyo. Hari n'abantu benshi cyane cyane muri iyi minsi hari ibibazo bitandukanye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakongomani nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati dore igitutu cyacu gitumye Bayern Munich hagarika ya masezerano nk'uko twabisabye imyaka n'imyaka. Ntabwo mbona Bayern nk'umuparteneri w'u Rwanda ifite inyungu mu kujya kuvuga ngo yahagaritse amasezerano n'u Rwanda, sibyo? Nta nubwo mbona u Rwanda rufite inyungu mu kujya kuvuga ngo hahagaritswe amasezerano yarwo na Bayern. Igihari u Rwanda rwasabye Bayern yihe mikoranire igamije iki? Hashize igihe kingana iki iyo mikoranire ivuguruwe, amasezerano yongerewe akagera muri 2028. Noneho habaye iki gitumye bihinduka none? Sibyo? Tuzi ingendo za Madame Therese Kayikwamba Wagner mu Budage, mu Bwongereza n'ahandi asaba ko iyi mikoranire yahagarara n'u Rwanda. Icyo mbona ni iki rero? Bayern hari amafaranga yakira y'u Rwanda, sibyo? Mfata nkaho ishobora kubireba ikavuga ngo ntabwo aya mafaranga turi buyasubize, kandi nta n'impamvu yo kwiteranya n'u Rwanda, ejo twanakomeza gukorana. Ariko reka turebe uburyo twavugurura imikoranire mu buryo bwungura u Rwanda natwe tukunguka. Niko mbyibwira, mu buryo bwungura u Rwanda natwe tukunguka. Nimba ari igitutu cyari kituriho, si ngombwa ko tujya dusakuza ngo tube abashinja u Rwanda, ntacyo twe turushinja. Ariko kugira icyo gitutu nanone no kugira kituzo natwe byagira ibindi biduhombye. Nge ndabona ibyo u Rwanda ruvuga birimo ukuri, ibyo Bayern ivuga birimo ukuri, ariko none wabisesengura ukundi ntabwo namutera amabuye, kuko hari umuyaga wahushye tubona icyo uhuhana,
kandi bibaye nta gihe kinini cyari gishize, ni naho hantu hari ikintu gikomeye. U Rwanda na Bayern bavuguruye amasezerano mu buryo busa, sibyo? Nta yindi ekipe tuzi ikomeye mu isi u Rwanda rwasinyanye n'amasezerano akuriye mu buryo bwihariye. Bayern turabona ko ikigiye gukora ni ukuvugurura no kongera reach cyangwa se ahari abana ihugura mu bijyanye n'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, kugira ngo irebe ko hari ikintu cyahinduka bikaba byiza. Ariko nubireba ngo bikitwa impano, usanga ikikwereka ko icyo gitutu gihari. No mu Bufaransa hari iyo pressure, unyumvira no mu dufite. Démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Umudepite nagiye nshaka ijambo ku ijambo, nawe aragaruka kuri ibi ngibi byo kwerekana ko Union Européenne kuba yarasinyanye n'u Rwanda ibijyanye n'amabuye y'agaciro ari ibibazo, noneho agasaba ko kandi n'ibi by'ama ekipe bakabigeraho ni mu Bufaransa, bakabihuza iyo coincidence yo kuza y'ibintu bisa gutya, yo kuza bagahita babihuza n'ibya Congo. Hano bari kuvuga ibi, aba baravuga ibi, ni ibitero biba bigabaga ku Rwanda. Congo ishobora no gushyiramo imbaraga zihari, ariko bikaba byagirana isano. Ngewe igihari cyiza nishimiye nuko amasezerano yagiye mu buryo n'ubundi bwungukira u Rwanda. Wenda bidashobora kuza kwita byungukira u Rwanda muri uno mwaka, ariko bishobora no kuzungukira u Rwanda rutagikorana na Bayern. Amasezerano azashira 2028, ni turi muri 2025. Nk'aya Bayern idufashije kudutwariramo impano 15 i Burayi z'abana b'imyaka 15. Hari igihe wazajya ukikona turokoyemo 5 cyangwa 4 beza. Abo ngabo bazagarura aya mafaranga, bazayagarura ndetse bayakubye kenshi bitari iby'uyu mwaka mu gihe kizaza. Nicyo kirimo kubihuza na Congo, kutabihuza ntacyo mbona bivuze, kuko n'ubundi bisa nkaho turi winding up, turi kugenda rwose tubisoza, bisa nkaho biri kwenda birangira. Yves, hari icyo se wumva warenza ku byo tubwiye? Mpitamo kutagira ibyo ndenzaho igihe cyose umpaye amahirwe yo guhaguruka nkitahira. Murakoze cyane, bari gumugisha.